aha turi Cyunuzi ni mu karere ka Kirehe mu murenge wa Gatore. Izi modoka mubona zimanuka, imodoka rero nini izi zitwara imizigo turuka mu gihugu cya Tanzania, yaturutse kuri iri korosi iri riri imbere yanjye, iraza yambukiranya aka kararo murimo mubona naho yambukiranyije, yakubise ihita yambukiranya. Uko yahambukiranije ni imodoka nini, wenda ndibuze kubabwira na plaque zayo. Uko yaje yakomeje muri iyi nzira, bigaragara ko sinzi wenda ahantu higeze habera impanuka. Aha ngiye kugera imbere ni ku nzu, ni inzira yakomeje yataye uyu muhanda, iraza yambukiranya, iraza ikomeza kuri iyi nzu. Iyi nzira niyo yakomeje, wenda bari muradukurikira kuri live murayibona. Iraza n'indi ya kabiri, ni impanuka ya mbere yabaye hano, yishe abantu babiri kuri uru rugo rw'imbere yanjye muri kureba hari abantu. Yaciye muri ibishyimbo rero, irakomeza iragenda ikubita hano imbere kuri uru rugo mubona ruri imbere rwashwanyutse, rufite inzugi z'icyatsi. Higeze kuba impanuka, hapfa abantu babiri, umwana na nyina bahita bapfa ako kanya. Icyo gihe ndumva siranse yarabishyuye, turaganira wenda n'abantu bahatuye batubwire. Iyi nzu rero murimo mureba iri imbere n'iyi modoka aho yaguye, icyo gihe ntabwo ushobora kumenya ngo ni igiki kiri gutuma wenda hano hantu hakunda kuba impanuka muri ubu buryo. Iyi nzu uyu musaza yari arimo akoreramo, ndaje gerageze nibidukundira turamubona, nitutamubona ubwo ngo tumuvugisha. Imodoka yaje rero akubita, irangije ikubita iyi nzu, ikubita n'indi ikurikiyeho, inakubita n'indi nzu iri imbere yayo muri kureba hari imbere. Ntabwo ushobora wakwibaza ngo byaturutse kuki, ariko ku binyabiziga nyine niko biba bimeze, birashoboka. Ibinyabiziga niko bigenda. Aha rero imbere yanjye ndi kumwe n'abantu bariyo, barahiye impanuka yabereye. Abaturage baho wenda baraza no kutubwira byabaye sangapi, gusa amakuru mfite nuko ushaka ko hari abantu ko nta muntu wapfuyemo nkurikije amakuru. Ifite rero plaque nimero ni R na R ndende 3943. urumva ko ni Inyarwanda. Ishobora kuba yari itwaye wenda nk'umuzigo mu bigaragara yari itwaye umuzigo yari itwaye. Hasi hari andi magambo yanditseho, ntago wenda yo ndi buyagarukeho, ariko ni izi modoka zitwara imizigo zituruka za Tanzania, ziba zitwaye amakontineri turuka za Tanzania muri ubwo buryo nyine. Wenda nibiza kunkundira ndabanza mvugane n'umwe cyangwa se bamwe mu bari hano bahatuye ubwo yahabaga bahari, simbizi ndaza kumenya ayo makuru. Abagiye aho impanuka yabaye bahari, ndibuze kugenda amenya amakuru yose ku buryo byagenze, nimba nta muntu wigeze uhagirira ibyago cyangwa se ngahasiga ubuzima igihe yabereye, amasaha yaba yabereye simbizi. Nabyo turagenda tubibaza tumenye amakuru yose. Uradukurikira rero, aha turi Cyunuzi. Abantu bahazi Cyunuzi, iki gice gikunda kugaragaramo impanuka kenshi, hakunda no kujya haboneka impanuka zishobora no gutwara ubuzima bw'abantu. Mu gihe cyatambutse mu myaka ishize higeze kuba impanuka mu ikorosi riri hano hepfo gato. Ubwo n'ubanga ahantu yabereye ntabwo turagera kuri rya korosi riri hepfo ari ikorosi ni naho hakunda kugwa abantu benshi cyane. Reka rero ngende ngerageza menya amakuru neza y'ukuntu byagenze, cyaba cyaturunye iyi modoka iyoba muri ubu buryo ikaza igasenya aya mazu. Kuko mama waramutse, utuye hano, mukoreramo hano, ni naho iba wari uhari?
nari mavuye nka se ko ageze kuri ranguni nirukanka njya mu gikari njye kureba abana ndi kubabwira ngo bacane duteke ko yabaye saa moya n'iminota 5 ubwo nasize mama yicaye hano saa moya z'ijoro n'iminota 5 ubwo nasize mama yicaye hano aho hirya yicaye umuzamu mama aricaye aha ngaha ku ntebe hano hicaye umuzamu hari hicaye umuntu umaze gufunguza nari mpaye ibiryo n'igikoma kuko yaraje amubwira ati mfite mvuye hirya ya Mahama mu rugendo araje aramubwira ati ngomba mfungurire ndetse ko aribwo wagiye guteka aramubwira ati basi ndabitegeza niba byase saa 6 z'ijoro ndabitegereza ngo mama narimo ndaje guhata ibirayi ndi guhata igitoki arampamagara ngo nimba ari birimo ngo murebere niba bitarimo ngo muhe n'ibishyimbo ndaje mbireba ko bavuga saa 6 kari yarebye biri mu isorori ubwo mpitamo umuceri muha n'ibishyimbo kuko mama yararwaye namutekeye igitoki wowe muha igitoki arabatira no muri teremusi harimo igikoma ubwo nibutse igikoma ngeze arambanje kuzana ibiryo ndamwita mbabarire ibiryo igikoma cyo ndakibagiwe ubwo naje muhereza ibiryo sigama atangiye gukoramo ubwo ngubwo nsubira kuzana igikoma ndazana kimuhereza reba utamenetse ni hariya ubwo yaracyatiratereka ubwo njyana yemaze gusuza musaza we umusaza kwa nyina wawe ariko umubaza ngo se kuki utagikingura byagenze gute abati naye maze icyumweru cyose nasohoka hanze nararwaye ubwo rero indwara zose saa 11 n'igice 2 ndiko mubwira ati reka njya mu gikari guteka burije ubwo mama namusiza ngace na musaza we kwa nyina wabo genda mujye nyigeraho mu gikari kuko nawe cyumutacanye ngiye kumva numva hasi ngo ririri abati byanze kuza mama arapfuye ubwo urugi rwese rwibana rwarajya ku gapangu ngwana nawe no kugakingura kugira ngo uze nze kure ko mama yapfuye nyine byarangiye naho mama yabonye gigeze hari yakije bati cyataye umuhanda akwegwa umusaza yicaranye namubwira ngo tuhunga imodoka iraje bora nibasubira inyuma kagengi bari buyisange ubwo mama amatwi yivuga ati intambwe gutuka tuwasigaye imodoka bire wihitanye nawe arebye gukabona yamugezeho nawe yagize gute bose byabanyuzo bose baciye ahangaha ariko ahangaho hariho abana babiri umwe ngo yaraciye azamutse mu muhanda undi ngo bakomeje kumubura niraza amarengero wa mugabo wicara kurya we ngo yirukansaga na hariya araje aragaruka avuga ati umukecuru mfungure namuzi ngo arapfuye birarangiye ubwo ngubwo araje nawe yarabaye nk'ugize turuma mu mutwe bamujyanye kwa muganga amuga ati ngendiwe mu gihe akiri kuvuga ubwo hano bushize habaye impanuka ahubwo nacyo ndashaka ko ukimbwiraho neza mu mpanuka yabaye bushize hari umwana wanganaga n'uyu nguyu witwa Shansi yamaze kumva ngo mama arapfuye arabati mpfushije mama wa kabiri nawe ndizongera kubona yahise ava muri koma nawe bamujyanye kwa muganga ameze nabi ubwo bahise bamuha imiti aroroherwa arataha muri umwanya yamutahanye aho yashatse arahirya yabatiye kuri kongera turara hano none se mama mbere icyo gihe impanuka iba byagenze bite ko mbona impanuka ziza zisatira aha hantu icyo gihe byari byagenze bite nabwo icyo gihe iyi nzu yari iri imbere hano habanza iyi ngiyi iyi ni shyashya n'amezi 2 bari bayibamo uko inzu yacu yageraga imbere twiga inyuma gato yari ahangaha guhera ahangaha duhagaze hari muri korodoro noneho hano gutya mu cyane wari umuryango umwe haruguru n'ahangaha hari uwundi muryango hepfo ari muri salo gutya guhera aho kino gikamyo gihagaze cyari muri salo ahangaha hari mu kindi cyumba cy'inyuma kuko hari inyuma hacagamo dushe agacamo na tuwarete ubwo impanuka ya mbere ijya kuba n'umuntu wanjye yagiye kwa muganga kwikuza amenyo wo muvukana uwo tuvukana waguye muri impanuka n'umwana we ubwo nari niriwe mu rugo uwo murukuru we nawe wamusiganye namusibije ishuri nyine abana igihe bagusuzugura ko nawe namwe ntudasiba ndagukubita ubwo musibya ku ngufu bigeze saa 5 n'ice nabwo ati karaba umubanza umusinziriza aramusinziriza amaze kumuryamisha ajya mu mukuru wajya ku ishuri bimaze kuba saa 6:50 nibwo murumuna wanjye nyinizere yaje ahageze njye nari ndi mu gikoni ndi guteka ubwo ibiryo nari nabihishije ko natetse igikoma mu gitondo n'umugati ubwo mwana wari umwana muto w'umwaka umwe wajyanye na nyina wamuhaga igikoma akacyanga kandi aragikundaga
mama wamuha umugati akawanga ahubwo agahoreza mama ko bamusigaye araryamye arwaye icyumba cyabo cyabaga mu byanga ubwo ngubwo rero aragira njye mu gihe nandi mu gikoni ndi guteka umuntu wanjye yaraje akomanga ku irembo akomanze ku irembo mama niwe wamwumvishe ko nyine ari mu gikari sinari kumwumva mama niwe wabyutse aramukingurira mu gihe yicaye mu ntebe na papa yagiye yaraye hepfo ari kumwe n'umwana gusa oya icyo gihe twaraje twicara muri salo turaganira n'imiti irazanye ndayimuhara yiwe none nabo ati ngiye gukora ikindi gikoma araba ati ntacyo nshaka ngo baramagenda duteke isosi hanyuma abashe guhuta byuzuye muri bya bisebe byo mu kanwa mu gihe ndi mu gikoni maze gukaranga nawe nagiye kubona mbona abaye umukungu gusa n'imindi nzira yagiriye nawe mama we byabaye ateye intambwe gutya arenze korodoro anzaniye urusenda ngo nduteke muri ya sosi papa we yagiye mu kindi cyumba atangiye kugabura ngo arye ko yavuze ati harakeye kuva mu gitondo sinari nakoza mu nda hamaze kuba saa saba n'iminota 5 ubwo ngize naherutse muhereza umwana ngo amuhe ibere njya mu gikoni guteka uko kagiye nuko uko nakagiye mu gikoni nabahindukiye nsanga inzu yagiye kare n'ibirimo byose bivuze ibi bintu bibaye inshuro ya kabiri rero ibi bintu bibaye inshuro ya kabiri muratekereza ko guturuka hariya ikambukiranya ntigonge hano ntigirahaniza ikaza guri iki gice kigenda gutya ni amaferi ni ikihe kibazo ubundi bababwiye ko ari ikihe kibazo ubundi umushoferi yatubwiye ngo yafashe feri biranga afashe feri abona ni mu rutoki biranze ubundi yahitangiye kugenda agatageza hano hapavomye nibwo yagabanyije umuvuduko kuko hataba hano hapavomye aba yakomeje repfira no mu gasuka kaharenga agakubita amazu yose nepfa nakose akahagera mbese ahantu kuki hakunda kugaragara ubundi bavuga ko hano hepfo ariho habi murabona hano hantu bibabaye inshuro ebyiri ahantu ubwa mbere barabayishyuye ubwa mbere batwishyuye ariko nyine yabaye makeya kuko afata amafaranga kugira ngo abashe gukora neza inzu aravuga ati kuva nari ndi umukozi wa leta nzagumya guhembwa n'ubundi ntabwo nzabura amafaranga yo kwishyura none se ubu tuvuga ari muri asiranse nyuma y'uko abonye izo mpanuka n'ibiki yigeze azishyira muri asiranse ibyo nizo gahunda yari arimo kwishyira muri asiranse bivuze ntabwo yamaze kujya i Kigali inshuro 3 sinzi nimba yarabonye uko ijya muri asiranse ariko yamaze kujya i Kigali inshuro 3 ashaka kwishyira muri asiranse iya gatatu yavuye ejo ndi mu kwa kabiri nimba mu kwa kabiri no ku gatatu gutangira simbizi neza ariko ubu ngubu umukecuru yarokotse ariko ni muzima yarokotse ko yagize icyo kingamye ko yarayakane sinzi none saa 12 sinzi mu kanya muzehe we bimeze bite muzehe byabaye adahari yagiye pfiriye uko yavuye gusoroma ikawa bati njye inyota iranisha reka njya gushaka icyo kwinywera ubwo nanjye bwo mugihe ubwo yabaragiye ibyo byose byabaye akimara kugenda nta mpungenge ubu murimo mureba cyane z'ejo hazaza bitewe n'ahantu mushaka kuhimuka muraguma muhature oya bibaye byiza twahava kuko nta cyiza cyane kuko iyi mpanuka ibaye aha ngaha ni inshuro ya 3 ubwa mbere yabaye mama atwite yari atwite nyakwigendera abapfuye mama papa rero yagiye hariya hepfo kunywa ajyana n'umwana unkurikira ariyo musaza wongera hari hano nguyu ubwo ngubwo rero insina zari ziteye aha ngaha abari bahatuye zaraje inyundo ko nyiri akana gato umva iyi mpanuka ibaye inshuro ya 3 ntabwo twumva bibaye byiza twahava akuze kuki uyu mushoferi atatekereje ngo avuge ngo reka manuke umuhanda wose ngende njye kugwepfiriye agatekereza gukubita amazu yakatiye abantu babiri yakatiye umwana yakatiye abana babiri n'ubwo umwe nimba yagomeje kubura undi niwe uri kwa muganga uwo wundi yabuze burundu se ntabwo tuzi amarengero ye murakeka se ko yaba atari yagonzwe abaye yagonzwe abari imbere muri kabine bikaba yaramutabye nk'uko yigeze gutabizere muri metero bamusanze muri metero 3 z'ubujyakuzimu kuko bamukuyemo saa 8:57 z'ijoro nari imibereye bamucukuye bamaze gukura barapakuye imodoka bamaze kuyipakururaho ibintu byose babikuyeho nawe bayikuyeho baraye bacukura mpaka bamuguyeho mwe mutuye hano murabona hano hakorwa iki iyi mihanda iki gice cyaha hose babanje gukuraho kira gice imihanda bayicamo kabiri bagana umuhanda wo hepfo no ruguru icyo gihe hapfuye abantu benshi muri kwa stenda byibuka 2014 none murabona hakorwa iki kugira ngo hano kuko atari ibyo n'ababo hepfo bazagonga
abo hepfo yego imodoka ishaka kugenda ikazamanuka igatupa igakubita abantu ikabarangiza nk'uko bajya gusatura umuhanda bari batubariye twese ngo tuzavemo kuko byari byaguye mu nzu hagati ariko byabaye ngombwa tutavamo ndi kumva abatuye kuri iranje bose abenshi bavaho kugira ngo barebe aho bajya gutura kuko urabona ko zigera hariya zigakatira umuntu umwe ugasanga zihitanye abantu 100. ninde muntu ubundi utuye hano cyane muri mwebwe uri hano urahatuye mama wowe urahatuye nawe egera imbere nta kibazo waranahakuriye murabona hakorwa icyaha ko izi mpanuka ntago mufite impungenge zazo impungenge z'ikamyo ikintu nabona uko bafata bagakora umuhanda w'ikamyo zicamo zonyine uyu muhanda bakawuhindura bawupimye hari ahantu bari bawupimye bacisha umuhanda ikamyo zikajya zicukwa kuna kwasiteri zigahita bagashaka umuhanda w'amakamyo urahari se birashoboka bari bawupimye inyuma ko nangare bawupimye bari bawupimye inyuma bari bawupimye na hano bawupimye inyuma hari gucama kwasiteri inyuma hagaca amakamyo biva ngo batekerezaga ko haca amakamyo inyuma hano hagaca amakwasiteri ibyo byose byateguye 2014 iramanuka ikimara kuba kwasiteri yose icyo gihe yapfuye abantu bangahe hafi ya kwasiteri yose harokokwamo umuntu umwe muri kwasiteri imwe yaguye saa 10 z'urukerera ko nibuka ko haba harapfuye abantu 20 na bapfuye bose harokokamo umuntu umwe igera hino gato nkubaze nimba irampanuka iba ndibuka neza hari bavuga ko hapfuye abantu icyo gihe imibare yapfuye ntago wenda ndibuze kuyibuka ariko kwa kese uko byasa kose harimo abantu bapfuye benshi icyo gihe yabaye hano hepfo muri iri korosi ijya kuba hari haba yaturutse kuki iramanuka ijya kuba yabaye ari mu cyerera hari ikamyo yazamukaga mu kuzamuka ihorana kwasiteri kumanuka ijyanye abacuruzi bagiye kurangura i Kigali yego mu gitondo ndabyibuka yari ipakiyemo n'abamama babigene mu nzira zisanzwe n'abacuruzi gusa igihe hapfuye abantu 28 harokotsemo umwana umwe ni umwana warokotse uwo musore bavuga ntabwo byari grave cyane kuko byageze imbere arapfa ahantu mwebwe tubwizanye ko iyo myaka mumaze hano muhatuye 2014 kuzamuka 2026 ubu nta mpungenge za ahantu mugira kuko ubuzima bw'abantu burahenze aha hantu niho navukiye ni naho nakuriye yego mumaze imyaka irenze 30 ikibanza kiri kuba mino manuka ni nacyo navukiyemo sinagize amahirwe kuvukira kwa muganga navukiyemo kino kibanza nakurira kugeza aho mbaye umusore bango impungenge ziri ahangaha ntabwo ari ibintu bigaragara ubu ngubu leta nayo irabizi ibintu yarabibonye ko hari ikibazo yego iza gupima yimura abaturage batazongera guhura n'imogamizi z'impanuka zibera ahangaha mu gupima uko tubibona leta yashatse kumeneginga amafaranga kugira ngo idatanga amafaranga menshi ku baturage bagomba kwimurwa kuko harimo abaturage benshi bagomba kuva ahangaha hari imihanda ibiri hari umuhanda ugomba guturuka ugatorera ku munzani ukapasa inyuma ahangaha uta mu Gihanga hari ahantu hari akabaya keza imodoka z'amakamyo zaba zinyura bakora umuhanda wambukanya ukagira Rukira uwo muhanda ni wigeze ushyirwaho kuko hasanzwe izatwara bije amafaranga menshi uyu muhanda w'ahangaha rero umuhanda wagomba gushyirwaho bimura abaturage kuri uyu muhanda uhasanzwe urumando ngo yicagamo amakwasiteri z'imodoka zose niyo zitaremereye cyane mu buryo bw'aya makamyo ariko nibyize bikorwa mu kwimurwa bimuye abantu bake just tunabirebye ahantu bakishije ikona abantu bimutse ni bake kurusha abari barapimiwe mu buryo kugira ngo bamanaginga amafaranga bareka gukonsoma amafaranga menshi ariko nubwo atakonsoma amafaranga menshi byateje izindi ngaruka nubwo iyi nzu ari igiye ubugira kabiri muri iyo myaka ikurikiranye n'ubutaha ntibizabura kongera kuba bizongera bibe mu gihe batazakora zino mbogamizi zo kwimura n'abaturage bahaturiye none igiteye impungenge hano hepfo nuko utakwabona neza hari ipoto rihari rigabura ino centre yose ndakibona kiriya gipoto kinini umunsi byakubise hariya si bizaba impanuka y'imodoka gusa bizabona n'impanuka y'amashanyarazi noneho bigize umwaka bikarengaho gake hari inkombe ihari iyo nkombe ntabwo bayitekerezaho
nawe zabyara iki niyo azabasha kurokoka napfire muri iyo mpanuka umushoferi ariko ntazarenga iyo nkombe ubwo leta igize icyo ikora yakimura abaturage bari muri ino sayidi uko mbibona gikorera rwanjye bakaba bimutse bakashaka ahandi hantu babatuza kuko uyu muhanda niba ukoreshwa ari mpuzamahanga ntabwo ari umuhanda wakawutuye abaturage bangana gutya uriho abaturage benshi iriya poste de santé yo ntabwo mushaka kwigirira impungenge nayo iri mu bigomba kwimuka nayo kuko poste de santé aho yubatswe ni zone dangerous ni mu rupfu hariya kuko nk'ubu tuvugana iyi modoka yaba yari yaje aho kugira ngo ijye muri la cross kugwayo igakatira muri iriya poste de santé ndakora hehe hapfiramo abantu benshi nta n'umwe warokoka bivuze rero ngo hakeneye kwigwa bagiye bitekerezaho neza bareba umuhanda w'ikamyo wagomba guca byaba bishoboka bakariho bawusubiza kuko barawutekerejeho unabirebye neza aho bari bawutekereje kuwushyira ntabwo wahitana abantu benshi nk'uko uri kwica abantu muri bino bihe uyu muhanda wahaguma ariko ugacamo imodoka ntoya nukomeza gucamo n'amakamyo afite uburemere bungana gutya noneho so mbere hacagamo nk'amakamyo ku munsi atarengeje 3,000 ariko ubu none birarenga 5 uyu muhanda ukuramo igihe kirekire ugeze ku 6,000 w'amakamyo yakira ava ku mupaka wa Rusumo werekeza i Kigali ni menshi cyane yikubye kabiri ku makamyo twakiraga mu gihugu aza mu Rwanda kandi bisobanuye ngo na hariya muri ririya korosi kenshi mpaca zahaguye ntabwo ashobora guca icyumweru hataguye amamodoka ni ikizira mbese muri cyunuzi habaye nk'umwibagiro ry'abantu b'abashoferi ndetse n'abaturage batuye ndetse n'abigendera muri rusange kuko hari n'abacaho bagenda batazi ibyaho kumva baguye muri izo mpanuka uyu mushoferi ntacyo yabaye umushoferi ntacyo yakorera Imana ariko icyamurinze ni uko hano hari ahantu hari ibyobo yakubisemo amapine igateruka ikazamuka ariko icyatumye iyi mpanuka iba uyu munsi avuga ko yakatiye abana babiri yari abonye ari mu muhanda ariko iyo ubirebye ntago iyo yabonye hari insina zihari hano yashatse kuyitega ngo abe ukuntu yayitura hasi yoroshye umuvuduko wayo abonye insina zari zihari kandi izo nsina iyo uzirenzeho uhita usatira amazu y'abaturage we aribeshya kuko iyo akasikona ahita akubita ku biti bihari n'insina akibwira yuko ntayikubitamo iri bugabanye umuvuduko ariko yakirengagiza ko iri bumara abantu ubwo mudufashije muri rusange mwatuvuganira leta ikaba yakimura abaturage ikiri ngombwa ku mushinga yari ifite mbere ko nabo ntabwo babyibagiwe barabyibuka hari umushinga w'ubuhari 2014 wo gushyira umuhanda w'amakamyo wihariye mu isade inyuma y'uyu mujyi hano hakorwa ibindi bikorwa remezo leta yabitekerejeho nta buri bintu hakorera bijyana inyungu ariko abaturage bakabona umutekano bivuze ngo hari icyo leta igomba gukora kwigaho kugira ngo nibura haboneke umutekano w'abantu ubuzima bw'abantu nibo hagendera yabidufashije kandi nayo irabibona murakoze cyane ngira ngo rero abantu babikurikira murabona ko iyi modoka kanyegere ni RR 3943 iyo niyo modoka navuga ngo ni izi modoka bita Maskania icyo yakubise rero yakubise iki gice cy'imbere ko mubona yagiye iraza irakomezamo imbere hano yinjiramo iramena ubona ko iyi nzu nayo yayikubise igice cyose cyayo cy'imbere iragenda yinjira mu nzu y'imbere nanone ikurikiraho ni inzu ihagari hano abantu wenda batari ubona ko uyu muntu yacuruzaga iri ryari iduka mo indani ikirero yagikubise irakimena cyose nahangaha yaje iraryama kugira ngo igabanye umuvuduko uburyo ndi gukurikirana ntabwo ndamenya neza nimba nta muntu urimo indani waba waguyemo ko birakekwa kuko n'inzu z'imbere indani murazibona ko nazo zagiriyemo ibibazo zose zangiritse zashwanyaguritse icyo nakibaza ni kimwe nuko aba bahatuye
abenshi muri bo ushobora kwibaza se bafite ubwishingizi bw'aya mazu, nacyo ni ikintu umuntu ahita yibaza kuko amazu yo yangiritse bigaragara nta kintu na kimwe kirimo ushobora kuvuga ngo bari buze kurokoramo. Hasigara hibazwa ngo ba nyiri aya mazu baramutse nta bwishingizi bafite bahabwa iki. Gutura ku muhanda nabyo bifite icyo bisobanuye ku muntu uhatuye, biranamusaba nyine gutekereza nimba ari n'inzu ahantu nk'aha kuhashyira ubwishingizi kiba ari ikintu gishobora gutuma nyiri iyo nzu ashobora kuba yahabwa indishyi mu gihe cyose yahuye n'impanuka nk'izi ngizi. Ngira ngo urebye iki gice imodoka yinjiyemo, amahirwe bafite nuko abenshi sinzi nibajije iyi nzu Wachibosi reba ukuntu hari ahantu hameze, abantu babonaga ngo akubise ngo yahagaze hano, byose kuse hano kwa Ibrahim, byose byagiye byose biri mu Kibosi akamara kwa telefone bari ndaza kukuvugisha sawa. uraho neza. Harya ukaye nyibutse okay yego ntacyo ndaza kubi None se papa tuvugane gatoya, wahagarara hano nta kibazo. Ndashaka tugaruke gato cyane. Bambwiye ko iyi nzu ni yawe, ubundi ucuruza iki? Yesi z'amagare garushanje. Z'amagare. Mbonye iyi modoka yinjiyemo indani mu nzu yawe, wari uhari ibiba byagenze bite? Niba narende hano nari nkiri mu kazi. Byagenze bite? Warokotse ute ko mbona imbere cyagiye kikinjira? Kuvuga ngo twari hano turi gukora ubwo kimanuka twumva birasakuza, ntabwo twahagaze twese tumanuka ku muhanda gutya turi gukanka. Mwamvushe giturutse hariya? Oya ntabwo twakize tukibona. Tuma kinyura ntabwo twakibonye. Twumvishije kirinjira mu gisenya kiri kwihuta. Wowe wari uhagaze? Hano ku ruhande. Ubwo uri mu magare? Nise tugaruke wenda gato cyane, ufite ubwishingizi? Oya ntabwo. Aya mazu yanyu nta bwishingizi agira? Ntabwo dutunga. Ubwo bisobanuye ngo kuyigonga gutya n'uyu mugenzi wawe bigeze kuyigonga hapfa n'abantu, none birongeye yayikubise. Murateganya ko hari ikintu muzabona bizagenda bituma? Ntabwo kubera niba harimo insurance, ntabwo ibintu byinshi n'inyuma bakirimo amapine n'ibiki byose by'amapesi ya rusange z'amagare ntabwo wazibonamo kuko byose byavuyemo. Ntabwo nzi rero ukuntu bigomba kurangira. Nta nzego zindi zageze hano? Mu nyuma nyine zaze kuhaza. Haje bande gutyo tu? Abo kagari bari bahari ariko na polisi nyuma yaje kuhaza. Polisi yakoze iki? Ntacyo igeze ikora, yarebye gusa bashyiraho abakirarira baragenda. Murifuza iki ahantu mwebwe? Wowe urahacururiza na bagenzi bawe barakora, mwese iyi ni ipotiri inyuma yawe dore ngindi kuyireba, murifuza iki hano hantu? Sinzi ntabwo mbizi kubera ko n'ubundi ni mu nzu z'ubucuruzi. Twese wenda habayeho ingamba zo kwaturuza hehe handitse kari mu bucuruzi n'ubundi ariho dukorera,
ntabwo rero ndamenya ikintu umuntu yakora. niho mukorera ariko ubuzima burahenze nta mpungenge se zaho wowe ubona kuko tubwizanye ukuri ni kangahe ubonye impanuka hano hepfo ni kenshi cyane ni inshuro nyinshi cyane n'abari hano inshuro nyinshi. nta kintu cyakorwa mubona ku bijyanye n'umutekano w'aha hantu kugira ngo abantu ejo n'ejo bundi hatazajya hakajya abandi bahasiga ubuzima nk'abahasize ubuzima gishoboka nuko nk'izi modoka nini bareka ko zareka kunyura nk'aha ngaha bagashaka indi nzira byaba bisa nkaho byoroshye bivuze rero mu gihe mu gihombo mwese abacuruzi hano yaba wowe mugenzi wawe mwese ko ndabona cyakubise kinjira no hirya cyakubise iyi nzira shwanyuka yawe niyo hirya irameneka zose igihombo rero igihombo nyine kirimo kubera ko ibi agaciro kari k'ibintu byari bihari ntabwo nzi ukuntu byagenda. ubwo uvuga ngo ibi ntacyo bisobanuye kuba washaka ubwishingizi igihe cyose ahantu ugiye gukorera nacyo twabikora ntabwo ibingibi twari bwabimenye nanga ngo abantu bidushoboza gushishikara kuba twajya mu bwishingizi ariko ari nk'ibishoboka azabikora nta muntu wasize ubuzima oya keretse umwana yakatiye niwe uri kwa muganga ariko nta wundi muntu wapfuye uri kugaragara ariko hari umwana muto uri kwa muganga. sawa urakoze cyane. ngira ngo rero mwabyumvishije muranabibona izi modoka mubona zicaho buri munota buri segonda ni imodoka zitwara imizigo ibimodoka binini bitwara imizigo bica muri uyu muhanda uturuka mu gice cya Rusumo zikaba zimanuka zijya mu mujyi wa Kigali no mu bindi bice bajyanamo iyi mizigo. aha rero mubona nyine mbabwira aya mazu mureba aha ngaha aho iyi modoka iri iyi nzu murona merekejeho ubushize yahiciye umumama n'umwana we bose bahita bapfa direct bari mu nzu irazira kubita irangiza nk'uko bagiye babigarukaho. ikindi hariya kinjiye bose baragaragaza yuko nta bwishingizi nta mutekano waho bivuze ngo aha hantu hitwa Cyunuzi ririya korosi mureba riri hepfo reka ndikwege iriya mihanda ibiri umwe urakata igice cy'iburyo undi urakata ibumoso ni ahangaha niho hakunda kubera impanuka kenshi mu buryo bugoranye bukunda nyine kugora abahatuye. bisobanuye rero ngo izi mpanuka ziragenda zitwara ubuzima bw'abantu. izi modoka zica hano ni nyinshi cyane. nari nahagaze ndi gufata amashusho ariko ndaje naje aha rero mubona izi modoka zose ziciyeho ni ahangaha ziba ziri guca gusa amahirwe arimo nuko nta muntu wahasize ubuzima usibye umwana umwe wahungabanye w'iyo modoka yakatiye. abandi bose bameze neza ariko bizinesi z'abahakorera zose zakomeje kuba ikibazo. uradukurikira kuri Ayo TV urasabwa gukora subscribe like ubundi ubane natwe. aha turi ni mu karere ka Kirehe mu murenge wa Gatore ahitwa Cyunuzi. ndi Jean Chrysostome habana bakize.